nta muntu ugeze ukira ku mapingu ngo mbireke, ariko ubu ndi umuntu mushya. Ese umuntu ashobora guhindura ubuzima bwe nta gahato, nta nkoni, nta gitutu? Mu buzima bwa benshi kunywa itabi, ibiyobyabwenge bifatwa nk'ibisanzwe, cyane cyane mu muziki no mu kwamamara. Ariko ikibazo ni iki: ese koko umuntu ashobora kubireka ku bushake bwe? Ese impinduka nyazo zitangirira hanze cyangwa imbere mu mutima w'umuntu? Uyu munsi umuhanzi Ishkevin yatanze igisubizo cyatumye benshi bacika ururondogoro. Umuraperi Ishkevin yatangaje inkuru nziza ku buzima bwe, inkuru yarenze umuziki igakora ku mitima ya benshi. Yavuze ko amaze amezi 6 yaretse itabi n'ibindi biyobyabwenge byari byaramugize imbata. Mu magambo ye yagize ati: burya nigihe nta muntu wigeze aza ngo anshyire ku mapingu ngo ndeke, ntawankubise, ntawamparnye, oya, igihe kiragera wowe ubwawe ugahitamo inzira. Aya magambo arimo isomo rikomeye: guhinduka si igihano, ni icyemezo. Mu rugendo rwe Ishkevin agaragaza ko nubwo yari afite izina, abafana ndetse n'icyubahiro, hari ibintu byari byaramuboshye mbere. Kunywa itabi n'ibiyobyabwenge ntibyabaye imyidagaduro gusa, byari byaratangiye no kumugira imbata. Ariko aho kuguma mu mwijima yahisemo umucyo, aho kwitwaza impamvu yahisemo kwigobotora. Ibi byatumye benshi bamurebera hejuru, cyane cyane urubyiruko rumufana nk'icyitegererezo. Njye mbona iyi nkuru irimo isomo rikomeye cyane ku bantu bose, atari abahanzi cyane. Nta muntu ushobora kugukiza iyo utabishaka. Inshuti, umuryango cyangwa inama byose birafasha, ariko icyemezo nyacyo kivukira muri wowe. Icya kabiri, guhinduka ntibisaba ko ugeze hasi. Igihe kiragera ukibaza uti: ese ndifuza gukomeza kuba uyu? Icya gatatu, kuba icyamamare ntibivuze ko udafite intambara z'imbere. Ishkevin yaduhaye urugero rw'uko gutsinda iyo ntambara y'imbere bishoboka. Iyi niyo nkuru itanga icyizere ko n'uyu munsi hari umuntu uyireba uri kwibaza uko yahinduka, kandi ashobora kubikora. None se wowe birebye ute? Ugeze kugira ikintu cyakuboshye nyuma ukaza kukereka ku bushake bwawe, cyangwa hari icyo wifuza guhindura ariko ukabona bikugoye? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, like, niba iyi nkuru yagukoze ku mutima kanda follow, subscribe kugira ngo dukomeze kuganira ku nkuru z'ubuzima zitwigisha kandi zikaduteza imbere. Wibuke, igihe kiragera ugahitamo inzira.